Reka nongere mbaha ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Jeremy Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohi Avraham Yitzhak Yaakov Yeshua HaMashiach. Maze אנחנו הולכים ללכות היום. Ese niki tugiye kureba uyu munsi? Tugiye kureba uko isi yose iramya igasenga Satani ariko abantu benshi batabizi. Mbanze mbasuhuze rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, kubw'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bakunda kwita Kristo. Nkuko abantu bazagenda bisobanukirwa uko imizi izagenda yicuma, tuzi neza ko ari igihe gusa abantu bazabimenya bagakanguka. Turebe rero nkuko mbwiye uko isi yose isenga Satani itabizi. Nongere mbashimira iteka nkuko mbikora. Abakomeje kwiyandikisha muri benshi cyane, munyotewe ukuri bigaragarira amaso ya buri wese umurikira. Nawe utariyandikisha, subscribe, ukandeho like, mukande like kugira ngo uku kuri kugere ku bantu benshi cyane, maze turebe ukuntu isi yose isenga Satani. Gusenga Imana ubundi ni iki? Tubisoma muri Yohana 4:24. Imana ni umwuka, kubw'iyo mpamvu tugomba gusenga Imana mu mwuka no mu kuri. Ukuri. Niba udasenga Imana mu kuri, ushatse wabyihora kuko urasenga Satani. Kazo turebe rero niba isi isenga Satani mu kuri, ariko nkuko tubizi ntabwo ari mu kuri. Isi yose isenga Satani. Kare nibwo nabyibajije. Nibajije uyu murongo kutubwira ngo dusenga Imana mu kuri no mu mwuka. Ukuri niko kwahise kunzamo. Bita nibuka ko bahinduye amazina, bahindura Bibiliya, bahindura iminsi mikuru, bahindura isabato, byose barabihindura. Ni ukuvuga ngo nahise nibaza ni Imana irakomeye. Yaratubwiye ngo tuyisenge mu kuri no mu mwuka. Niba utavuga ukuri ku ijambo ry'Imana, nta n'ubwo ushobora kuba mu mwuka, ni ukuvuga ngo uri mu kinyoma, kandi noneho uratuma isi yose isenga Satani. Katuze tubirebe rero ukuntu isi yose isenga Satani. Icya mbere kibyemeza ni iki? Nuko twamaze kubona ko isi ntabwo isenga Imana mu kuri. Tubirebe rero. Bahinduye izina ry'Imana. Icya mbere cyo bahinduye izina ry'Imana tubisanga mu Byakozwe n'Intumwa 4:12, aho tubona tuti izina ryonyine ritanga imbaraga, izina rukumbi ritanga imbaraga, byose bikorwa muri iryo zina, izina ry'Uwiteka, izina rya Kristo Yeshua HaMashiach. Niba bararihinduye rero bakaryita Yezu, kandi ubundi ari Yeshua, bakarihindura iryo zina, ni ukuvuga ngo za mbaraga dushakira muri iryo zina bahinduye, ntushobora kuzibona nyine. Wazibona utse kandi usenga izina ritari ryo. Iryo zina niryo duherwamo imbaraga, Yeshua HaMashiach. Niba bararihinduye bakarivana ko ryari rimeze Yeshua HaMashiach, bakarihindura, kera nanjye ntabwo nabyumvaga ko bifite agaciro. Tugitangira kuza muri uku kuri imyaka 10-15 ishize, twabonaga abantu bajya impaka ku izina ry'Uwiteka, izina rya Kristo, ntitubyumve. Ariko mu Byakozwe n'Intumwa 4:12 baratubwira ngo iryo zina niryo duherwamo imbaraga. Niba iryo zina bararihinduye rero, nta hantu ushobora guhurira n'izo mbaraga z'Uwiteka. Ntibishoboka. Niyo mpamvu abantu dusenga, abantu ku isi yose bagasenga bakareba bakaboroga, ntihagire igikoreka, kubera ko iryo zina nyine bararihinduye. Icyo ni icya mbere. Niba wumva atari byo, andikamo ngo ntabwo ari byo. Izina bararihinduye. Kuba bararihinduye rero, niyo mpamvu ubona isi yugarijwe n'ibibazo hirya no hino n'imiborogo, ntiturabukwe, ntidusobanukirwe ibyo ari byo. Kumbi ni uko izina barihinduye. Gihamya ya kabiri ko isi bayirangije bakayigereza Satani ni iyihe? Bahinduye Bibiliya. Hano hari igihe uvuga ngo bahinduye Bibiliya, abantu bakuvuga ngo no, ngo n'iyi dufite, iyi ngiyi dufite, ngo nayo ngo ntabwo abantu bayizi, ngo ntacyo bimaze, ngo ibyo bavanyemo ngo ntacyo bimaze. Ibyo
nabonye bivugwa n'umuntu ushobora kuba atarasomye Bibiliya ngo yumve kuva ku itangiro kugera ku byahishuwe, noneho agenda ajya umujyi umwe, noneho urebemo hariya hagati. Dufite nk'urugero, ndavuga mo hagati gusa kubera biriya bitabo bavanyemo 14 mo hagati bya Apokarifa birimo amabi y'abagereki bakoze. Biriya bitabo byonyine uko ari 14 bavanyemo hari hagati. Ibyo ni bimwe. Noneho ukavanamo na bya bitabo bindi Bibiliya igenda ivuga, ibitabo bya Jasha, ibitabo by'umuhanuzi Aido, biriya bitabo byose by'abahanuzi bagiye bavanamo. Ibyo ni bike mu byo mvuze, kuko ababibara barabara 30, 40, 50, 70, ni byinshi cyane babara. Noneho nimba barafashe Bibiliya bakayihindura, ugafata n'igitabo cya Esiteri. Igitabo cya Esiteri muri chapitire ya nyuma ya 10 ifite 30 gusa. Ibintu bitabaho. Ibindi bitabo byinshi iyo usomye neza Bibiliya ubona ko bagiye bakata. Ni byinshi, ntawe nabyinjiramo ngo njye mu mpaka, kuko ndabizi neza ko barayikosoye bavanamo ibitabo barabihisha kugezaho kugira ngo bisobanukirwe. Ugomba gusoma Bibiliya yose kugira ngo ubyumve. Gutegeka wa 2:4 aravuga ntuzongere cyangwa ngo ukuremo ikintu na kimwe muri Bibiliya. Nubwo bigaruka mu byahishuwe, nabyo bakavuga ngo uzakuramo muri iki gitabo nawe azakurwa mu gitabo cy'ubugingo. Ibyo niko bimeze. Ariko Imana urabona ko kuva bigitangira mu gutegeka kwa 2 yaravuze ati ntuzagire na rimwe ukuramo ibyo muri Bibiliya cyangwa ubyongeremo. Ibitabo rero babikuyemo. Ibyo ntabwo ari ibanga. Niba wumva ushaka kujyaho impaka, sinzi ko nakubwira ngo ugende ubishake, ibitabo bavanyemo ntabwo wabishaka kuko urabihakana nyine. Soma Bibiliya yawe, ujye mu gitabo cya Esiteri, nicyo nkunda gutangiraho urugero. Urebe chapitire yacyo ya nyuma ya 10, urebe ukuntu bayikase. Bayisigiye 30 gusa, yagomba kujya nk'imirongo 20. Ujye ku isezerano rya kera urisome. Niyo wafata urupapuro rwa nyuma rw'isezerano rya kera ukarusoma, noneho ujye ku isezerano rishya utangire. Noneho niba warasomye Bibiliya neza uyumva neza, umbwire ukuntu isezerano rya kera rirangira ubwoko bw'Imana buri mu buhunzi i Perisi, noneho mu isezerano rishya bagahita bajya mu Baroma. Biriya bintu byabereye mu Bagereki, byakozwe n'Abagereki, byagiye hehe? Ubirebe, umbwire uti dore ngibi birahangaha. Ushobora gufata izindi Bibiliya, ariko twibanda cyane kuri ibi ngubu zigezweho basoma z'ibitabo 66 abantu bose bifashisha hirya no hino. Ushobora kumbwira ngo muri Bibiliya ni birimo, ariko iryo dini naryo wambwira ni nka Gatolika, nakubwira naryo amabi yaryo. Baracyasenga ibishushanyo nk'uko tugiye kubona mu kanya. Ibi rero byose bitwereka ko gutinyuka ijambo ry'Imana bakarigosora, ni ukuvuga ngo ya myaka 1000 ku muntu ari wo munsi umwe ku Mana. Urabona ko umugambi wa Satani ni uw'imyaka 1000 n'ibihumbi. Kuki Satani atahise yigaragaza ko ari uyoboye isi, abantu tugakora twumva ko dusenga Imana, ahubwo abantu basenga Satani? Ntabwo byumva. Ubu ngubu imyaka igeze 2025 nibwo dutangiye kubona ko bigenda bigaragara neza ko isi burya yahawe Satani. Tigute umugambi wa Satani watangiye gahoro gahoro, ku buryo mu myaka 20, 30, 40 ishize nta muntu wari gupfa kurabukwa yuko yaba izina ry'Uwiteka barihinduye, yaba Bibiliya bayihinduye, bayigosoye. Ntibyari gushoboka kuko ntabwo twari dufite access, ntabwo twari dufite kugera ku byanditswe, kubera ko internet byose yarabyoroheje, byose byari bimeze nk'aho bihishe. Ariko Imana ibuke ko iratubwiye ati nta cyakozwe mu bwihisho kitazajya ahagaragara. Bibiliya rero nayo kuba barayigosoye bakayitinyuka bakavanamo ibitabo, ni ukuvuga ngo bagira ngo bajyane ahantu kwa Satani. Niko byagenze. Gihamya ya gatatu ikwereka ko isi yose yagabijwe Satani gusenga ibishushanyo, tubisoma mu Kuva 20:4-5. Uramenye kirazira ntuzigere wibariza ibishushanyo. Niko Imana ikubwira. Ahangaha twavuga cyane mu Gatolika n'abandi bose basenga ibigirwamana, yabo nabo Bayisilamu ibyo basenga, n'abandi bose ibyo basenga byose
ababisenga ni nka 80%, n'atari 90% ahubwo benshi barabisenga. Ni ukuvuga rero ngo nimba Imana ikubwira ati uramenye ntuzasenga ibishushanyo wibarije, abandi bakabyikubita hasi bakavuga ati twebwe turi abahanga mu kubyambaza, ahubwo reka tubyambaze kave. Ibyo nabyo bikwereka ko isi yose isenga Satani. Gihamya ikurikira: guhindura isabato. Ibi ngibi barabikwibwira bakubwira ko bahinduye isabato kuko bafite ububasha, ko ububasha bwa kiliziya yabo y'abagatolika yahinduye isabato ko buri hejuru y'ijambo ry'Uwiteka. Tekereza, ibyo narabikweretse sinzi niba utarabibonye muri video zashize. Kandi Imana irakubwira mu Kuva 28-10, urajya uzirikana umunsi w'Imana, umunsi w'isabato Imana yawukoze kugira ngo ubisezerano ryacu hagati yacu n'Imana tujye twibuka ko yaturemye. Ariko bahisemo gusenga ku cyumweru. Ubundi ku cyumweru niwo munsi wa mbere. Umunsi w'isabato niwe munsi wa karindwi. Bo barabihinduye rero, bafata wa munsi w'icyumweru babita ngo ni wa karindwi, baba basenga izuba, Zeus. Niryo zuba baba basenga. Kuba barahinduye ibyo ngibyo bakatotera umunsi w'umwami, bakawufata bakawuhindura, bakawutesha agaciro, bakihindura umunsi wabo, nizo mana nyine. Urumva ko byagiye bifata igihe nyine uko nabikubwiye, ariko igihe cyawo kiri kugenda kigaragara. Turebe rero igikurikiraho: guhindura uko Kristo yasaga. Narabikubwiye, narabikweretse inshuro nyinshi cyane, mu nkurikiro urabizi, yari umwirabura 100%, ibintu udashobora guhinyura. Ubu rero hano hirya mu mahanga hose, yangura ya muri Amerika, nizo mpaka zigezweho. Biri kugenda bisohoka none bakavuga uko bya bintu ariko bimeze. Ntabwo yari umuzungu, yari umwirabura. Imisatsi barakubwira ko yari imeze nk'ubwoya bw'intama, ibirenge bye byasaga nk'umuringa w'umutekwe. Narabikubwiye, ibyo tubisanga mu Byahishuwe rimwe kuva kuri 14 kugera kuri 15, ushobora gusoma neza kuva kuri 12 kugera kuri 15. Uriya rero w'umuzungu baguhaye yari Cesar Borgia. Cesar Borgia akaba yari umuhungu w'umupapa wayoboraga icyo gihe. Noneho banavuga ko yari n'umutinganyi. Uze kubisoma neza urebe. Barangije abe bakuzanira barakuvuga ngo ni Kristo. Tekereza kabisa, tekereza, yabyaye n'umupapa, aba umutinganyi, noneho aba ariwe bazana kugira ngo niwe mu Kristo. Sinzi kubyumva. Twe turabisoma cyangwa tukarira kubera kubitindamo, tukarenzaho tukagenda. Ariko urumva icyo kintu, kugenda bagafata umuntu w'umutinganyi bakabitirira ngo niwe mukiza wawe, abantu bakamusenga bakamuramya. Tekereza nk'ibyo bintu, uze kubishakisha nawe birebe. Ariko birasekeje, biranababaje, ariko birasekeje, birababaje. Dukomeze turebe iminsi mikuru. Iriya minsi mikuru ya Noheli na Pasika tubisanga mu Balewi 23:2. Imana iratubwira iti iyi niyo minsi yanjye mikuru, mujye mwizihiza. Barayifashe barayihindura, bahindura iminsi yose ya gipagani, barayizana bayihuza na Noheli, barangije bayihuza na Pasika. Uze kujya mu mavideo yandi nakoze urebemo Noheli cyangwa Pasika, urebe icyo ko babigenje, icyo bivuga. Ariko wibaza gufata iminsi yose ya gipagani bakayihindura ngo ni iminsi y'Imana. Urumva ibyo byose bajyanye abantu kwa Satani. Urumva ni impande zose, bafashe impande zose nyine, abantu bashoboriza Satani karahava. Ngayo nguko rero ibi bintu uramutse ubirenzeho ukambwira uti ntabwo isi yose isenga Satani, ndakurahiye nawe ntabwo wabuzi ahugana. Tekereza, twabanje tuti tugomba gusenga Imana mu kuri no mu mwuka. Nta kuri, barabeshye, bahinda izina ry'Uwiteka, bahindura Bibiliya, basenga ibishushanyo, barangije bahindura n'isabato. Urumva ko ibintu byose bashumurije abantu kwa Satani. Nkaba rero mbashima aho twabanye. Imana ikomeze barinde, mukandeho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, kandi mwiyandikishe subscribe namwe mutarabikora. Nkaba mbashimiye kubw'umwami wacu Yeshua HaMashiach. Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyod.